Niwe neza. Yego nitwebwe. Mura neza. Yego. Muraho. Ndashimye. Yesu nahimbaza. Yewe ni karibu. Amakuru yawe. Wowe sa yawe. Yeho ni yayandi mwabyeyi mwe n'ubundi byaranze mbese ndananiwe pe nukuri ndananiwe nyine umugabo yarananiye pe nagerageje gusenga nta hantu ntagiye ntabwo twumvikana tusa nkaho tutabana mbese pe mba mbona nyine atari wa mugabo nari nzi dushakana nyine byaranyobeye nta kintu mba ntakoze nta kuntu mba ntatabaje Imana ngo ndebe ko hari icyo yakora nagiye mu butayu nagiye ahantu hose bandangiye ngo basenga njyeyo kuko nizera ko Imana ihindura nta kubaho pe urugo rutagira umugabo uri mu rugo nyine muba mwajya inama muba mwahuriza hamwe aba mu bintu bintera ubwoba nkora muhangayikiye Mana nukuri pe niyo mpamvu nyine nabifashishije nk'inshuti zanjye basi kubera ko nzi yuko mujya musenga niyo mpamvu nyine nanjye mvuze ntireka mpamagare abakozi b'Imana bandusha imbaraga kuko ntabwo ngiye gusenga kwanjye nyine ndasenga ariko ntabwo nanganya imbaraga n'umuntu nyine Imana iba yaritoranyirije mufite umwuka w'Imana umwuka wera byibuza pe munsengere nizera ko amasengesho akora oya humura ntaho Imana itakura umuntu kurarema n'ukuri humura bizemera mwababyeyi mumfashe mbese mwigire mu mwanya wanjye ikibazo cyanjye mukigire nk'icyane yambwiye ko yitwa Manuel afite siko mfitemo abantu benshi Manuel arimo Matilda Mariko Emmanuel Mabuja okay Emmanuel ndamubonye kanumve Dachamora alo ego muse cyane rwose niwe nakwibutse cyane rwose iminsi yari myinshi ariko ndashaka gutangaza amakuru neza yuko ikibanza nakibonye muze uri seri ikibanza cyabonetse okay ngaho mbwira rero sibyo urabizi ko ikibanza kirakenewe cyane ndi kugishaka byihutirwa cyane muze ibihumbi 2 si ikibazo ndagushyiraho 5,000 kugira ngo ugire gute kugira ngo wihute sibyo
ahubwo mbwira ahantu ngiye kugusanga none ahangaha, mbwira ahantu ngiye kwita nkusanga, ngiye kohereza amafaranga uhita ufata moto nze magusanga, mbwira ahantu uri ugiye kuba uri magusanga. Sipiriyane. Okay, ndakubwira wowe mbwira nta kibazo ndaje. Ni ugiye kuba uri? Okay, reka nze nkohereza amafaranga 5,000 ndaje, ariko muze utaba uri kunyinisha. Wishyiramo ifarasa muze, wishyiramo ifarasa, reka nze mbanze nkohereza amafaranga nze ngusanga aho hantu uri, ndaje. Sawa reka nze. Aha, nguyu mu kanya leta ndi hariya kwa Sipiriyane Rwahiye, mbonye amafaranga yo kuba nanywa akagasha. Nta kibazo. Nyirimano! We Nyirimano! Cyana. We Nyirimano! Nyirimano! Wajya ugabanya imikino petit frère, wajya ugabanya imikino kweli. Guna mubwira nyine. Numvise ibibazo byawe rero, usabwa kwihangana, usabwa gutuza, ugaturiza Uwiteka. Niba koko warasenze, Imana kugusubiza izagusubiza. Komeza utuze wihangane, hejuru hari Imana itabara, hari Imana ikiza, hari Imana yumva gusenga. Nubwo utahita ubibona aka kanya, ariko mu ijuru Imana iba yakumvisha. Gusenga kwawe ntago ari ukubusa, byose Imana iba yabibonye, kandi nzi neza ko Imana izakugirira neza. Hama mu mwanya wo gusenga, wiyambura ibyakwanduza, witandukanye n'icyaha n'igisa nacyo, usenga Imana yo mu ijuru, kandi usengere mu kuri no mu mwuka. Nzi neza ko Imana izagutabara. Iyagiye itabara abandi ikabakiza, nawe izagukiza. Humura, ibikubangamiye ibikureho, kandi yaravuze ngo ibyo yibwira kutugirira ngo ni ibyiza, ngo ntago ari ibibi. Wemere rwose utuze, Imana izabikora.
ariko iyi moto nsiyo buri kanya. Ako iyi moto yo iyi mesaje niyanura wamungarabihereje ibihumbi bitanu n'amwatsi ibihumbi bibiri njyewe ngabo ku isi ndakomeye noneho icupa ry'urwagwa n'ibihumbi ni amafaranga 200. Petit frère. Bunu byo kuzura. isanzwe se subizi nyine. Ako ndabona utameze ukuntu waraye aho ngaho. Shama nanjye nyiruka mu nimugoroba umusinzi. Tumuramo imyenda ngo amujyanire. Cyangwa waraye muri za show zawe. Izi show rwose nari musanga hano mwana. Ko najya nkumenyera dore ko najya nkumenyera. Aho ni kuvuga ngo kumva. Giza kana kaka business kanongoye mu iki gitondo mwana. Uri kumva? Ni kuvuga ngo ntabwo muri aka kanya turi kuvugana ngiye kuva hano. Ngiye kujya kureba umupira umamagaye n'ibintu turi gupanga amamagariye. Uri kumva? Simara se nawe mbeze nk'umuntu ugiye n'umuntu. Nari ngiye muri za projet zanjye z'imiziki. Abizi uyu mwaka ntabwo ari kwicara ngiye kubatamo ibi banga. Yego petit ubundi ni ukuvuga ngo uri kumva. Nibyo numva mwifuriza nyine. Uri kumva? Banumva kariyeri yazamuka ku rwego rwiza rushimishije. Nuko mba murushaka kuzana utuntu tw'utubazo nyinjira umbwira ngo ibiki n'ibiki uri kumva. ariko bahuze umbwira ngo urugongo rutagira umugabo nshaka kumenya ukansobanurira ibintu umugabo wawe akora bituma uhangayika ukajya kure. Sobanurira ibyo ari byo. Nyine ikibazo mfite ni kindemereye umugabo wanjye acuruza ibiyobyabwenge. Ubu tuvugana abana ba rubanda nibo mpangayikiye, ari kwangiza abana b'igihugu. Niba afashe ibyo biyobyabwenge akagenda akabinyanyagiza mu bana bato barimo bazamuka imbaraga z'igihugu, akaba arimo yica abana. Urumva ko icyo kintu kitampangayikishije. Mbese nta n'ibindi bintu byinshi pe akora, nta bintu byinshi akora, ariko icyo cyonyine. U Rwanda rw'ejo rwarapfuye, izo mugi izo mwihangane, duturanye n'abaturanyi bafite itungo, mwihangane nyine ntiribakure mu mwuka. Ubwo rero icyo kintu kirambangamiye kituma ntasinzira, kuko nyine niyo mpamvu nakubwiye ni muramuhangayikiye. Arejo bundi bashaka kuza bakamufunga, ugasanga nyine mbaye umupfakazi mu mararira. Nyine birambabaje cyane. Nicyo cyifuzo nyine nifite ngo mufashe mu nsengero Imana ikureho. Ariko nta kintu gitandukanya n'Imana ubwo. Twese kumba nasenze. Nuko ndasenga pe. None se inzara warasinze, ibikomo warambaye, amaherena, ibintu ku minwa, ibyo ni ibiki? Ibyo ntabwo byemewe. Yenda Imana yo ntabwo ibyemera, ariko umugabo wanjye warabyemera. Ni nawe wabizanye nyine, njya kubona nkabona arabizanye ngo ni gift anzaniye, ako nyine nkangayikishwa n'ibyo. Ntabwo mbyemera ibyo bintu bikura. Iyambure. Tubona ugusenga. Amasengesho yacu agera ku Mana yejejwe. Ari cyo kintu cyampindurira umugabo, akongera akaba umugabo nzi nashatse nzi. Nta kintu ntakora pe. Niba ari cyo kintu Imana ishaka, bikuremo. Kuramo dusenge duhamagara Imana. Kuramo. Izina rya Yesu.
ibi rwose nta kintu Uwiteka akugirire neza. iyambure Ahindura amateka mu wiyambure icyaha n'igisa nacyo ukuri. dukiranuke tujye mu ijuru dukurikire Uwiteka kuramo byose n'imirimbo y'abadayimoni ubuzi byarakorewe hehe ubuzi byarakorewe he kuramo byantandukanya n'umugabo wanjye kuramo byatuma hanagura ibyo bintu washyize ku minwa wiyeze upfukame ntacyo ntakora no ku matwi Wandi Kuraho tutabaza ibyo ku matwi Uwiteka nabyo. akora imirimo n'ibitangaza. Humura umugabo wazahinduka. Biriya byose abivemo birimo. Izina rya Yesu. ashobora no kubona warahinduye imyitwarire Ukuri. Ntuzongere gushyiraho amahene ukundi. Gushimisha. ntabwo nzongera kubikora ni ukuri birashoboka amahene yose nabona uko nyaharura ariko nyine Ntacyo bizashiraho uzabikuraho. ibi nabyo bikuremo mu izina rya Yesu byo kuramo Ni ukuri we kubangamira umwuka. Duhamagare. Kuramo byose sigaza impeta y'isezerano yonyine Ni ukuri. warasezeranye se cyangwa nacyo ni umurimo twarasezeranye utifuza impamvu nahisemo kubana nawe wapi ntawe nzi grand-père ahubwo wancenesha uzi impamvu se ni uko nabonye ukunda umuziki kandi nawe ubashije niyo mpamvu nahisemo kuba nagufata ngo uze mu rugo muri iyi geto uri kumva tubane ariko mba muri utanabyishimira oya ndabyishimira grand-père kuko urabizi no kubona kera mu mpera ukuntu yarangasaga naba ndi kuririmba ibyo bintu ugiye kumwe ibiyobyabwenge mu matako waranshyigikiye kandi urwo rukundo ndaruzirikana cyane noneho rero ngiye mfite urugendo ngiyemo mu by'akazi uri kumva ibindi turaza kubivuganaho nimugoroba ndizera ko nawe ibyo ugiyemo urabikora fresh kandi ndabikora fresh ariko ndashaka yuko byibura sister man sister afite ibihe bibazo kandi oya nta bibazo afite ariko nyine urabizi uriya mukecuru Mary nawe mbona ari ibikizi sinyiruka kuvugana nawe uri kumva ndashaka nimugoroba yenda nuza ko wavuye mu by'umuziki wawe wavuyemo uri kumva nshaka uze gukatira uze kureba uri kumva uze kumbwira noneho mwana fasha yino nzanira iriya pantaro nzanira imyenda ya pantaro n'umupira na za nkweto z'umweru nambare njye guciringa n'umupira ako se iriya pantaro wayihindura ko umaze iminsi mbona ejo niyo wari wambaye mani ipantaro yanjye wabaye ariyo nzanira bro mwese ugiye mu zihe grand-père utangiye se oya mba mwebwe turabavandimwe bafite impungenge mba ngomba kumenya ugiye hehe ako nizere ko atari muri bya bindi byawe nta bidanje cya mbere ni uko mani ari ikiboneka mu rugo sibyo bya mbere se ntari nta bidanje nzanira ibyo ngibyo nzanira pantaro niyo nshaka mani y'umukara urambara yafuze no kari agapira k'umweru mani aka gapira bijyana wumve ngo for sure gira ntari mani gutungana pfukama dusenge duhamagara Imana izikurengera ni waturi